Bakunzi ba Kristo muri twe TV ndagusuhuje cyane wowe aho uherereye, nizere ko umeze neza. Ubaye utanameze neza kandi hari ubuntu bw'Imana buhari. Kuba uhari nabwo ubwabyo ni igishoro cy'ibindi byose wakenera. Niba uhari izere, niba uhari komera. Uyu mwaka Imana yatubwiye ko ari umwaka wo kugendana nayo. Kugendana nayo, aho yatubwiye ngo ntabwo nzagusiga, ntabwo nzaguhana. Abaheburayo 13 umurongo waho wa 5 ndetse na 6, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga kandi ntabwo nzaguhana. Uri kumwe na Prophète Mordecait kugezaho ijambo ry'Imana. N'uyu munsi rero ndagarutse kugira ngo nkugezeho ijambo ry'Imana ku bintu bimwe bitandukanye Imana yaduhaye kumenya. Ni umugisha ukomeye ko Imana yaduhaye kumenya. Rero supportinga ubutumwa bwiza mu nkunga zawe, ibitekerezo byawe, nimero za telefone tuzishyiraho, watwandikira, wadukoresha uburyo bwose kugira ngo tugere kure kandi n'ubutumwa bwiza tubujyane kure. Niyo ntego yacu dufite. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma reka nshimire Imana, nyishimire ko tugejeje kuri izi tariki muri uku kwezi kwa mbere, dushima Imana kubw'ubuntu bwayo. Imana yaduhaye Yesu. Bene data, ikintu gikomeye Imana yaduhaye ni Kristo. Kristo niwe buzima Imana ashaka ko tugira. Kristo niwe butunzi bw'ukuri Imana ashaka ko tugira. Kristo niwe mbaraga nyazo Imana ashaka ko tugira. Kristo niwe burinzi bw'ukuri Imana ashaka ko tugira. Kristo niwe bwenge Imana ashaka ko tugira. Ibyanditswe bivuga ngo niduha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka ndetse no kwezwa, kugira ngo we nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Hari ikintu kimwe nshaka kubwira, bimwe mu bintu ukwiye gushimira Imana nuko Imana yaduhaye Yesu. Mbere yuko unashima ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara, amazu n'ibindi, shimira Imana ko yaguhaye Yesu. Yesu niba umufite ntabwo uzakorwa n'isoni. Yesu niba umwizereramo ntabwo uzatsindwa. Yesu niba umufite ntabwo uzarimbuka. Yesu niba umufite ntabwo uzajya mu muriro. Haranditse ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Paulo avuga mu Bakorinto igice cya 5 umurongo waho wa 15 niho hahera, aravuga ngo bahoze batekereza Kristo bakurikije amasekuruza yabo. Aravuga ngo ariko ntabwo bakimutekereza gutyo. Aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, ngo dore byose babihindutse bishya. Ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, ahubwo yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Ndagira nkubwire yuko ikintu gikomeye Imana tuvanye mu masekuruzi, tuvana muri karande, tuvana mu bintu byadukurikiranaga binyuze ariko muri Kristo. Ntabwo dukwiye kwitekereza dukurikije ko iwacu byari bimeze. Uyu munsi niba warizeye Yesu, nawe utaramwizera, nawe byarakuziye, nawe urabirakureba, nawe n'umugabane wawe. Nawe ukiwumva uri umunyabyaha, uri mu buraya, uri mu businzi, uri mu bya bindi nyine bituma witekereza nk'umunyabyaha, nawe Yesu yarakuziye inshuti yanjye. Niyo waba warihebye, hari n'abandi hano tuba dufite baguye. Usanga umuntu we waraguye nyine ibyo mwebwe mwita kugwa. Wasengeraga mu itorero runaka uragwa, abantu bagucira witeka nawe wicira witeka, bituma wiyahuza n'ibintu by'ibyaha birenze ibyo wanashobora gukontorora, kubera kutekereza ko n'Imana yakuretse. Ariko hari ikintu ushaka kukumenyesha, ndashaka kumenyesha ko Imana rwose ntabwo yakuretse. Imana yabanaga nawe cyagiye usenga, n'ubundi ni ikiri kumwe nawe, ni nayo ikikurinda muri izo nzira zawe zigoramye urimo. Imana iracyakurinda, iraguhetse ku mugongo, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Ni ukuri yaravuze ngo ababyeyi bashobora kwibagirwa abana babyaye, ariko irirahira avuga ngo njye Uwiteka ntabwo nzakwibagirwa kuko naguciye mu kiganza nkuca imanzi. Rero witakariza Imana icyizere. Ukuri kose Imana iracyakufite. Yenda waragiye uranarikora imibonano mpuzabitsina, wasambana, urangije uranatwita, uhita wihebura batabwo abantu banyanze, bangize kivumwa, nanjye ndeka nifate nk'uko bamfata. No, ntukitekereze ko abantu bagufata. Imana igutekereza bitandukanye nuko abantu bagufata. Imana iracyakwitayeho. Imana iracyitaye ku gusenga kwawe. Ongera usenge, ongera uhaguruke, ongera uririmbe, byuka urabagirane, yewe ngumbi itabyara. Byuka wishime, haguruka wowe wihebye, waracuruzaga birahomba, ariko nagutangariza ko nukuri wikwiheba. Imana ntabwo yahinduye ijambo ryayo. Wubatse urugo ruranasenyuka, nyamara Imana yakubwiye ko ikubakiye urugo.
urugo rw'Imana ruracyariho kubera ko ijambo ry'Imana ntabwo rikuka. Hahirwa rero uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zibane nawe, ubwiza bw'Imana we ku buzima bwawe. Mind sola brado shatango stelefarimanda. Ndagira ngo umutima wawe worohe muri wowe, uheherezwe n'ineza y'Imana. Biravuga ngo uhavumwe umuntu wiringira undi akishima amaboko ye, azahwana n'igiti cyatewe mu butayu ngo cy'inkokore kidashobora kugira imbuto na rimwe. Ariko aravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu migezi, kandi ngo ntabwo gitinya umwaka wacanywemo amapfa, ngo kandi ibibabi byacyo ntibishobora kuma. Ngicyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ndasenze mu izina rya Yesu, uwo umuntu ushoye muri Kristo, uwo umuntu ushoye imizi muri Kristo, uwo umuntu ushoye imizi mu Mana. Imana niyo byiringiro. Haravuga ngo ugushikamije w'umutima uzamurinda aba amahoro masa kubera ko arakwiringiye. Imana izakurinda nshuti yanjye, Imana izakwitaho, wivuga ngo none senga uko nasengaga nkaba ntagisenga, ubu nise ndakubwiye ko utagomba gusenga. Ngo ariko ngo nakoze ibyaha, ngo ariko ibyaha nakoze ngo urumva nyine ngo Imana se yanyumva, yakumva. Va mu bujiji, va mu bupfapfa, va muri ibyo bintu byo kwivuruguta mu bitagira umumaro, va mu kwiheba, ongera wambare uke. Wikuyahuza inzoga, wikuyahuza itabi, wikuyahuza urumogi, wikuyahuza abagore, wikuyahuza abagabo, wikuyahuza. Umva, Imana iracyakwitayeho nshuti yanjye, Imana iracyakwitayeho wowe nkurikiye, Imana iracyagutekerezaho, Imana iracyagufiteho gahunda. Umugambi wayo ntiwigeze uyoba, umugambi wayo ntiwigeze uhinduka, iracyafite gahunda ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu, wibuka ko wayisenze ikavugana nawe, yakubwiye binyuze mu bahanuzi, wacogojwe nuko ibyo yakubwiye bitasohoye. Umura yandi yavuze iracyariho nawe kandi uriho. Ubwo ukire ngo none se ko natandukiriye nkava mu masezerano y'Imana, ntabwo wayavuyemo. Ntabwo Imana agusezeranije kuko nta cyaha ukora, kandi ntiyagombaga no kugusohoreza amasezerano kubera ko utakoze icyaha. Yabikubwiye kubw'ubuntu, izabisohoza kubw'ubuntu. Yabivuze nk'uko ibishaka, izabisohoza nk'uko ibishaka. Wicika intege ngo ureke Imana ngo kubera ko hari intege nke runaka wagize. Haguruka, waheranwe n'agahinda, watandukanye n'uwo mwashakanye, watandukanye n'abana bawe, abantu barakwanze barakureka, ariko nawe wikwitakariza icyizere. Ongera wiyubake mu izina rya Yesu, ongera uhaguruke ukomere. Biravuga ngo nuko bene data mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, muhaguruke musengere mu mwuka. My delestance regretele barabosha. Ndasenze cyane mu izina rikomeye rya Yesu, imbaraga z'Imana nizibane nawe. Haguruka, wicika intege, haguruka. Ijambo ry'Imana ryakuvuzeho, kandi Imana niyiteka yakuvuzeho iby'iteka ryose. Ndagukunda mu izina rya Yesu. Nari ndimo gusengera, nari ndimo gusangiza ineza y'Imana. Reka rero uyu munsi tuvuge icyanditswe kimwe nshaka kuvuga kiri mu Baheburayo igice cya 10. Ni cyanditswe nkunda cyane, Abaheburayo igice cya 10 umurongo waho wa 17. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 17 uravuga ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Noneho rero ubwo ibyo bibabariwe, nta kirokongera gutamba ibitambo by'ibyaha. No 19, nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira duciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we, twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose, tudashidikanya, imitima yacu iminjiremo gukurwamo kwimenyaho icyaha, n'imibiri yacu yohagijwe amazi meza. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyezwa, kuko yasezeranye ariyo kwizerwa. Amen. Imana yasezeranye nawe niyo kwizerwa. Iki cyanditswe mu byanditswe numvise umutima wanjye nkumva uranezerewe kirimo. Abaheburayo 10 umurongo wa 17. Ni cyanditswe umwanditsi wandikiye Abaheburayo yakotinze kivana muri Yeremiya 31:31, aho yari amaze kuvuga iby'amasezerano abiri. Imana iri gushinza Abayahudi ko bahawe isezerano rya mbere, nyamara iryo sezerano bagiranye nayo bakaryica. Ngo nubwo Imana yari umugabo wabo wabarongoye cyangwa se wabayoboraga, hanyuma Imana baha amasezerano ku musozi wa Sinayi ariko barayica. Ari byo bivuze amategeko ya Mose. Iriya sezerano ryo ku musozi wa Sinayi, Imana irarihamye ikavuga ati nukuri bararyishe, ryarabananiye.
ariko nubwo ryabananiye nzabaha irindi sezerano, iryo sezerano rindi rizaba riteye gutya: nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo, no mu bwenge bwabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nta muntu uzigisha undi ngo menye Uwiteka, bose bazamenya, uhereye ku woroheje ukageza ku ukomeye kurusha bose. Noneho umurongo ukurikira wa 34 baravuga ngo nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Uko ni ko Imana yavuze ko mu isezerano ritandukanye n'irya mbere yagombaga kuduhereza uburyo buteye gutya: kutwigisha ubwayo, kabiri kutura muri twebwe ikagendera muri twe, gatatu gushyira ijambo ryayo mu buzima bwacu no mu bwenge bwacu, kane ibyaha byacu n'ubugome bwacu Imana ikavuga yuko itazabyibuka ukundi. Kandi uko ni ukuri nyine, Imana ntabwo izabyibuka, ntabwo ishobora kubeshya. Ibi ndabihamya neza, Imana avuganye nawe ntabwo ishobora kubeshya. Imana irangije kubisezeranya iyohereza Yesu. Rya sezerano ishaka ko risohora yatumye Yesu. Ku isezerano rya mbere ryazanywe n'umuntu ari we witwa Mose. Isezerano rya kabiri rizanywa na Kristo, rizanywa n'umuntu ari we yitwa Yesu. Bibiliya iravuga mu ba Yohana igice cyaho cya mbere mu 16 ndetse na 17 ngo kuko amategeko yatanzwe na Mose, ngo ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Nayo nkubwire ko ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu. Hari ibyo Mose yazanye, hari n'ibyo Yesu yazanye. Hano niho tuvugira ubutumwa bwiza bw'ubuntu, abantu bakadutera amabuye y'amagambo, ariko ibyo ntacyo bivuze kuko nawe urwanya ibyo utazi. Ahubwo icyo ushaka kuvuga hano nuko amategeko yazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu. Ubuntu n'ukuri nibyo bidukiza, ntabwo dukizwa n'amategeko, kuko iby'amategeko twabibonye muri Yeremiya ko Imana ivuga ko byananiye abo ibyahawe. Nka sampo y'Abisiraheli, Imana yahaye amategeko arabananira pe. Ndetse mu Baroma 3:19 haravuga ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga abibwira abatwarwa nayo, ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere yayo, ko imbere yayo nta muntu uzatsindishirizwa cyangwa se ntawe uzagirwa intungane binyuze mu mirimo itegetswe n'amategeko. Uko amategeko Imana yatanze ngo amenyeshe ububi bw'umuntu, amenyekanishe icyaha. Twari twanduye tutazi ko twanduye. Amategeko atubera indererwamo yo kutwereka ububi bwacu. Hanyuma Imana izana Yesu atuzanira ubuntu n'ukuri. Isezerano ry'Imana yasezeranye ubwoko bwa Isiraheli, ndetse n'iryo sezerano ryacu ritureba ryasohoye muri Kristo Yesu. Ubwo yajyaga gupfa ngo yenze igikombe aragishimira, arababwira ngo munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi, kugira ngo bababarirwe ibyaha. Ni ukuri Yesu yarapfuye, kandi Yesu yarazutse, n'amaraso ye yaramenetse, kandi rwose amaze kumeneka Imana yari imaze gusoza isezerano neza 100%, kuko amaraso niyo yakomeje isezerano rya mbere. Ariko ayo ngayo ni amaraso y'amatungo, ni amaraso y'amapfizi, ni amaraso y'ihene, ni amaraso y'intama n'ibimasa. Ayo ngayo yakomeje isezerano rya mbere. Ni nayo mpamvu ritigeze rihoraho ngo ribe iry'iteka ryose. Ntabwo ryari kuba iry'iteka ryose, kubera ko n'amaraso arikomeza ntabwo ari ay'igitambo gihoraho, yari ibitambo by'ihene n'intama ndetse n'ibimasa. Kandi ayo mu Baheburayo 10 n'ubundi haratubwira ngo erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ngo ibitambo n'amaturo ni wabishimye, wateguye umubiri wanjye. Ngomera ko ndavuga nti dore ndaje mwami. Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri nge, nzanywe no gukora ibyo ushaka, ngo akuraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ni ibiki bya mbere byavuyeho? Ni ya mategeko, hanyuma hakomezwa ibya kabiri. Nguko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Yesu yaratanzwe kugira ngo twezwe by'iteka ryose. Hanyuma uyu mwanditsi akomeza kuvuga yuko agarura cya cyanditswe cyo muri Yeremiya, akigarura muri Baheburayo 10:17. Aravuga ngo n'Umwuka Wera niwe mugabo wo guhamya ibyo, ngo amaze kuvuga ngo nzandika amategeko yawo mu mitima yanjye, mu mitima yabo, mu bwenge bwabo niho nzayashyira, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Arongera ati ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Haleluya! Ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Kuki Imana ivuga ko utazabyibuka? Ni ukubera ko izi aho yabishyize. Erega tuvuze ko Imana itatubaraho ibyaha, si uko tuyobewe intege nke zacu, si uko tuyobewe uko tumeze nyine kwa kundi unzi cyangwa se nanjye nkuzi, kwa kundi wiyizi cyangwa abandi bakuzi, turabizi. Ariko Imana yarirahiye iravuga ngo
ibyaha byacu n'ubugome bwacu ntabwo izabyibuka ukundi. Ndetse indirimbo imwe iravuga ngo ibuvazu bani burengerazuba dore uko hitaruye kure pe, niko yajyanye n'ibicumuro byacu kure yacu turamuhimbaza we. Amen. Nk'uko se w'abana bagirira ibambe, rero Yesu mu murimo yakoze ni ukudukuraho ibyaha. Indi ndirimbo nayo iravuga ngo dore urukundo rwatumye apfira, dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanje bihamba mu mva, maze arazuka wamuze nase nagaruka zamushimira ibyo. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, maze arazuka urupfa rutsinze, none ari mu ijuru iburyo bwa se. Hari ikintu ushaka kubwira rero, Imana iravuga yeruye binyuze mu muhanuzi wayo Yeremiya, ndetse n'umwanditsi w'Abayiburayo yarabikotinza bisubiramo, aravuga ngo arongera ati ibyaha byabo ubugome bwabo ntabwo nzabyibuka ukundi, noneho ubwo ibyo bibabariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Mu izina rya Yesu, Imana yavuze gutyo, yavuze ko ibyaha byawe n'ubugome bwawe yabishyize mu mva, wigarura kaboze. Senga pe, ramya Imana, ririmba, korera Imana, bwiriza, hanura, sura Umwuka Wera, nezererwa Imana y'agakiza kawe, wikwita ku ntege nke zawe, kuko ni Data wa twese mwiza azi intege nke zacu. Hanyuma ndimo gusoza, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko rero bene data, muraho neza? Nuko rero bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira nshya yaduciriye kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we, twegere dufite imitima y'ukuri, twizeye rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriwemo gukurwamo kwimenyaho icyaha, n'imibiri yacu yagijwe amazi meza. Dukomeze kwatura ibyiringiro, haleluya, tutanyeganyezwa, ngo kuko yasezeranije ariyo kwizerwa. Atura ibyiringiro byawe utanyeganyezwa. Abapasiteri n'abavugabutumwa ndetse n'abahanuzi b'ibinyoma ntibakagutera ubwoba ngo bagukangishe ko Imana izakwica, ngo bakubuze gusenga, ngo bakubwire ngo uza gusenga gute umeze gutyo. Hari icyo shaka kubwira, Imana kuzaniye ubuzima bushya muri Kristo. Nuko bene data, dufite ubushizi bw'ubwoba. Kuki ugira ubwoba bwo gusenga? Kuki ugira ubwoba bwo gukorera Imana? Kuki ugira ubwoba bwo kuririmba? Kuki ugira ubwoba? Kuki witinya? Kuki wisuzugura? Kuki uvuga ngo ngiye ntago ntunganye nka runaka? Ntawe utunganye ukwiye gukorera Imana, ntawe utunganye ukwiye guhagarara imbere y'Imana, ntawe utunganye ukwiye kuba umuhanuzi. Twese tubihabwa n'ubuntu bw'Imana, twese tubihabwa n'urukundo rw'Imana, twese tubihabwa no kubaho kuva mu ijuru gushingiye mu mbabazi z'Imana. Ntabwo ari ku bwacu, ahubwo ni kubw'ubuntu bwayo. Ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, ntabwo ari kubw'amaboko yacu, ahubwo ni kubw'ubuntu bwayo. Si kubw'imbaraga, si kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'Uwiteka Imana yacu. Niwe uturonkesha ibyo tubona, niwe uduha kuvuga izina rye. Uyu mwanditsi aratubwiye ngo nuko bene data, dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira duciriye kandi inzira y'ubuzima. Dufite ubushizi bw'ubwoba, ntabwo dutinya umwenda ukingiriza ahera. Waratabutse kugira ngo nawe usabane na Data kandi winjizwa ahera. Urahera cyane, aho hantu ntabwo hava. Wowe uri ikiremwa cy'umwuka, kandi ikibyawe n'umwuka nacyo ni umwuka, n'ikibyawe n'umubiri nacyo ni umubiri. Wabyawe ubwa kabiri, uri ikiremwa cy'umwuka. Izere rero, dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira duciriye kandi inzira y'ubuzima inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Twegere dufite imitima y'ukuri, twizeye rwose tudashidikanya, haleluya. Imitima yacu iminjiriwemo gukurwamo kwimenyaho ibibi. Ikuremo kwimenyaho ibibi. Yesu yabigukuyeho. Yesu yavuze ko atazabyibuka. Yesu yavuze ko yabijyanye kure yawe, ibuvazuba n'iburengerazuba. Nk'uko hitaruye kure cyane, niko Imana yajyanye ibicumuro byawe kure yawe. Turayihimbaza. Ibyanditswe bivuga ngo Uwiteka
data ni mwiza kandi ni umunyembabazi, ni umunyebambe, afite kugira neza kwinshi, atinda kurakara, ntabwo yatwituye ibihwanye n'ibyo twakiraniwe. Uyu mwaka wa 2025 winjiranemo, utangirane, ukomezanye, kora business zawe uzi ngo Imana yaravuze ngo ibyaha byanje n'ibicumuro byanje ntabwo izabyibuka ukundi, ndetse ubw'ibyo bibabariwe ntiyakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Nezererwa Imana y'agakiza kawe, Imana iragukunda cyane. Nagira ngo nguhumurize, Imana iri mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Dongene porasotaya jegrene stavenmanda talistengo si elema rabrigeno mashata lestakuta la faima enegodishata. Urankurikiye aho uri, waba urwaye, waba ubabaye, waba ushonje, waba ukennye, waba uri umushomeri, waba ugumiwe, waba udafite ibyo wifuza kubona, mu mbaraga zikomeye za Yesu. Imana yatanze Yesu ngo atubere igitambo cy'ibyaha, agahitana indwara, agahitana ibyaha, agahitana imivumo, akaduha umugisha. Uwo nguwo ndasenze ngo imbaraga z'Imana zigukorere mu izina rye rikomeye, mu izina rya Yesu rikomeye. Cira iyo ndwara yawe, cira uwo mugongo wawe, cira karande zawe, bohoka mu izina rya Yesu. Gendera mu mucyo w'abana b'Imana, gendera mu buzima bw'abana b'Imana, gendera mu bwiza bw'abana b'Imana, gera ku masezerano, gera ku nsinzi y'Imana. Fata imbaraga z'Imana, haguruka wiheranwa n'agahinda, wiheranwa n'amateka, wiheranwa n'intege nke, wiheranwa n'ibyaha byawe, wiheranwa n'icyo ubona cyose mu izina rikomeye rya Yesu. Ndagusengeye cyane, andite la sandeko rabaraboshete esteko tango fire magrizo bradosha andeko sirima andribre gestova talamande boshata. Mu izina rya Yesu ndirukana ubuhumyi kuri wowe, ndirukana ubumuga kuri wowe, ndirukana diabete kuri wowe, ndategeka indwara z'umutima, ndategeka sida gusohoka mu buzima bwawe, ndategeka umubiri wawe kuba mutaraga. Gira ubuzima. Aba badayimoni bakwataka, abadayimoni bakugenderera, abadayimoni bakubuza gusinzira, mu izina rya Yesu ndirukana inyatsi mu buzima bwawe. Umva imbaraga z'Imana nizigukora aho ngaho uryamye, zigukora aho ngaho uryamye, nizikugenderere mu izina rya Yesu. Ubuzima butembe muri wowe. Rabrazonte koshala barazota vagedoma site entire mande koshara brazota. Mu izina rya Yesu ndagusenge wowe uri muri Amerika, wowe uri mu Burayi, wowe uri muri Afrika, aho uherereye hose, iri jambo rigukoreho. Ibyaha byawe n'ubugome bwawe ntabwo Imana izabyibuka. Ufite ubushizi bw'ubwoba, egera Imana udatinya, egera intebe y'ubuntu udatinya, mu izina rikomeye rya Yesu. Ndagushimiye cyane, wakoze kubana natwe, wakoze kandi ndagushimiye. Subscribe ntuyibagirwe, comment ntuyibagirwe, like ntuyibagirwe, igitekerezo, inkunga yawe y'uburyo bwose irakenewe. Kandi kubw'ubuntu bw'Imana shikama, ntutinye, Imana mu ruhande rwawe, mu izina rikomeye rya Yesu. Amen.